muraho murakaza neza. Uyu munsi nk'uko mubimenyereye turongera kuganira ku kintu cyangombwa mu buzima, ikintu twese kiduhuza kuri ino si, waba muri Afurika, waba i Burayi, waba muri Aziya, waba muri Amerika, twese icyo kintu n'utacyitaho arakizi. Icyo nshaka kuvuga rero ni icyerekeye gusenga Imana twese twemera ku buryo butandukanye bitewe n'aho wavukiye cyangwa aho washakiye cyangwa aho ubuzima bwakujyanye. Imana rero iba hose, Imana iba hose. Imana kuba bemera ko ariyo yaturemye. Uyu munsi rero ndavuga kubemera Imana, ku batayemera ntabyo nzi, sinabavugaho kuko ntabwo nzi igituma batemera Imana. Mu by'ukuri akenshi biba byatewe wenda n'ibibazo bahuye nabyo, cyangwa se aho bavukiye batigeze babumva ibyerekeye Imana. Icyo nshaka kuvugaho uyu munsi ni icyerekeye Imana, kubaza Imana, kubemera Imana. Iyo mvuze Imana ntabwo mbasha kuvuga amareligion, kuko ku isi havutse amareligion atandukanye, ariko yose ahuriye kuki? Ko asenga Imana. Ufite abayisilamu, ukagira abakristo. Mu bakristo harimo ubwoko bwinshi, harimo abaprotesita, harimo abadivantisite, harimo abaprotesita, harimo abakatolike, harimo adventiste, batandukanye. Muri Christianity harimo batandukanye. Noneho ukagira Buddhisme, biriya byo mu Buhinde cyangwa se muri Aziya, batandukanye, ariko bose bahurira kuki? Ku Mana. Icyo ngiye nshaka ko tuganiraho, namwe mukazambwira uko mubyumva, ni iki finaroma twese tuba dushaka iyo tuvuga ngo dusenga Imana? Kuri njyewe, nkurikije experience mfite, nkurikije ibyo mbona, nkurikije ibyo nzi, navuga ko twese twakwiye kubahana no gukundana nubwo dutandukanyije religion turimo, kuko finaroma twese twizera Imana. None iyo bavuga bati umuntu ucumura ntazajya mu ijuru, cyangwa se umuntu ucumura azajya mu muriro, nta na rimwe bavuga ati umwisilamu azajya mu muriro cyangwa se ajya mu ijuru, umukristo azajya mu muriro. Cyangwa bavuga ngo umuntu ucumura, aho muri religion yose ye arimo, umuntu ucumura, umuntu wifuriza undi kibi, umuntu ugirira nabi undi kibi, umuntu utifuriza undi cyiza, umuntu ukora icyaha ntazajya mu ijuru, cyangwa se umuntu ukora icyaha azajya mu rutazima, cyangwa se umuntu ukora icyaha azagira ibibazo. Nta n'umwe aho muri ibyo ndimo mvuga, nta n'umwe urimo wumva religion ije ngo pam pam pam, no. Kuko nasanze, nkurikije ubwenge Imana yampaye, cyangwa twese Imana yaraturemye ngo tujye tunatekereza. Reka nitangeho example. Njye mfite abavandimwe b'abayisilamu, hagira abavandimwe b'abakristo, hagira abashuti b'abayisilamu, hagira abashuti b'abakristo. No, Kristo
umukristo, umwisilamu, twese duhurira ku Mana, twese twakwigura ku bikorwa byiza dukora, kuko ntabwo ushaka kuvuga ngo kubera ko famiye yanjye igipande kimwe cy'abayisilamu nicyo kizajya mu ijuru kuko ari abayisilamu, ikindi cy'abakristo ko kizajya mu ijuru kuko muri icyo gipande cy'abayisilamu buri muntu wese azabarwa ibyo akora. Muri icyo gipande cy'abakristo buri muntu wese azabarwa icyo akora muri ibyo nyine yahisemo. Icyo nasanze ni uko ntushaka kuvuga ngo uhisemo ukiri uruhinja cyangwa ukiri mu nda y'umubyeyi wawe ngo uhitemo ngo ndashaka kuvukira mu Rwanda, ndashaka kuvukira muri Europe, ndashaka kuvukira muri Amerika. Uvukira aho uvukiye nyine. Niba uvutse ababyeyi bawe ari abakristo utangira umukristo, niba uvutse ababyeyi ari abayisilamu usaba umwisilamu, niba uvutse ababyeyi ntabwo wavuga ngo uvukiye muri Saudi Arabia ngo ube umukristo. Hari igihe ntawe uhurira n'abo bayisilamu wenda ngo uzaba umwisilamu, hari igihe ntawe uhurira n'abakristo ngo uzaba umukristo, hari igihe wavukiye muri Chine, mu giturage cyo muri Chine cyangwa mu Buhinde basenga amasitati cyangwa se bemera Buddhism cyangwa bafite izindi reason zabo basenga, nta na rimwe uzahura n'umwisilamu cyangwa n'umukristo ngo akwereke Bible cyangwa akwereke Korani ngo noneho ko utigeze uhura n'umwisilamu cyangwa ngo uhure n'umukristo cyangwa se ngo uhure n'uwo mubudisita avuga ati afite amadini abayisilamu n'abakristo, ntabwo ari ibyo byo. Ntabwo Imana nkurikije umutima ungira inama n'ubwenge Imana yampaye izavuga ati wowe Sonia kuko utari umwisilamu, wowe Sonia kuko utari umukristo, wowe Sonia kuko utari umubudisi, ntabwo winjira mu ijuru ryanjye. Njyewe nibaza ko Imana izambaza ati iryo dini wahisemo bitewe n'ubushobozi bwawe warikoreyemo ibiki? Muri iryo dini wahisemo, uhisemo par exemple kuba umwisilamu, usenga nk'uko mu bisilamu babisaba, urafunga, ufasha abakene, utanga isadaka. Ayo mategeko yose aba mu Isilamu urayakurikiza kuko nibyo wahisemo, uvuga ko ari uzahurira nanjye Imana wemera. Muri iryo dini wahisemo uririmo nk'umuntu mwiza Imana yishimira. Muri ubwo Kristo wahisemo usura abarwayi, utanga ituro, uri umuntu mwiza, wubaha abandi uko bakubaha, ufasha abakene, ubereye muri icyo cyiciro wahisemo, ugikora nyine nk'uko kikubwira, ukurikira iyo Bible, ukurikira iyo Korani. Ese iyo uhuye n'abo mudahuje amadini ubafata nk'ikiremwa muntu, ugerageza kubakunda nk'uko Imana igukunda. Kuko njyewe ari muri Bible ari muri Korani tukatufata ibyo bibiri ko niyo madini manini, nta na hamwe handitse ko Yesu yavuze ati umuntu udasenga nkawe ntukamvugishe ntukagire gute. No, muri Bible bavuga ko Yesu yemeraga indaya, abanyabyaha, abacumuzi bose yabakira uko bameze kandi bakababarira kubera ko Imana ni urukundo rubabarira. Muri Korani ko Muhammad atafashaga abakene, ntabwo ahantu hose ari Bible ari na Korani byose icyangwa n'urukundo no kuba umuntu Imana yishimira. Umuntu Imana yishimira nugira gute ukora ibikorwa byiza. Twese tuzi ibikorwa byiza n'ibikorwa bibi. Ntabwo nibaza ko kubera ko
wowe uri umuyisilamu cyangwa undi umukristo cyangwa n'umukristo wawe uri umuyisilamu tutazahurira mu ijuru kubera idini twari turimo. Nibaza ko tuzahurira mu ijuru kubera ibyo twakoze mu madini yacu by'ubuntu bwiza, kuko nzi abantu beza b'abakristo, nkamenya abantu beza b'abayisilamu, kandi nkatekereza ko twese bitewe n'ibyo dukora kuri ino si, kuko iminota usenga uri mu kiliziya, iminota usenga uri mu musigiti, haba hasigaye andi masaha menshi utaba uri kumwe n'Imana. Muri ayo masaha menshi rero ibyo ukora nibyo byerekana ko uri umuntu mwiza. Ufashe ibyo wize mu musigiti, ukafata ibyo wize mu bakristo ukabishyira mu bikorwa. Wahura n'umukene ntumucira, ukamufasha uko ushoboye. Waba ufite umuntu umurwayi ukamufasha uko ushoboye. Ukagerageza, twese turi abantu dukora ibyaha, ukagerageza kuba umuntu undi yishimiye, nk'uko nyine Imana yaturemye mu rukundo, natwe tugomba gutanga urukundo. Bidatuma kwa ko umuntu yavukiye mu Buhinde cyangwa akavukira mu Rwanda cyangwa akavukira Buraya, bizaterwa n'uwo yahuye nawe, n'uwamwigishije, n'ibyamukundiye kuba yakumva ahura ko abihuriramo n'Imana, niryo dini azaba arimo. Bitavuga ko muri we ofondere azajya mu ijuru cyangwa mu muriro kwa ngo yari umuyisilamu, ngo azajya mu ijuru cyangwa mu muriro kwa ko yari umukristo. Azajya mu ijuru bitewe n'urukundo n'ibyo yafashe Yezu yamwigishije cyangwa Muhammad yamwigishije, bituma aba umuntu mwiza. Aho niyo twakwiye duhurira, kuko ugomba kugira impuhwe by'undi uko ameze, nk'uko utagombye kureba uruhu rw'undi muntu. Ugomba kumukunda uko asa, ugomba gukunda umuntu nk'uko, ukamwubarira n'ibyo yahisemo. Niba umwisilamu agusuye, mushakire icyumba gifite isuku, mushakire umusara ari bubashe gusariraho, muha amazi agomba kwitabazisha. Niba umukristo agusuye agashaka gusenga ku meza yawe, muha uwo mwanya, kuko buri muntu wese azibarizwa n'ibyo yemeye n'ibikorwa yakoze. Twubahane mu byo twakurikiye, twubahane mu byo twumva bitwegereza ku Mana, bidatewe n'icyo turi cyo. Tuzavuga ati Abanyarwanda ntabwo bazajya mu ijuru, Abahorande ntibazajya mu ijuru. Dufite amazina atandukanye, dufite aho twavukiye bitandukanye, dufite ubuzima bwacu butandukanye. Imana izareba ubushobozi wagize, ibyo wabashe kwiga n'icyo wabikoresheje. Ubwo twese nk'uko dutandukanye dushaka kwemera bimwe, bitewe n'aho tuba, bitewe n'ibyo wumva, bitewe n'ikirimi cyawe, bitewe n'ubushobozi ufite. Icyo uhisemo gikore neza, nk'uko iyo uhisemo akazi keza ugakora neza. Hitamo iyo religion, mu iyo religion uhisemo uba umuntu mwiza. Wibuke ko n'abandi aho bari yenda batanahari kubera ko ari byo bahisemo, ari uko ubuzima ari ubwo bwabajyanye. Aho muhuriye mwubahane, tubane nk'uko abazungu n'abanyaziya cyangwa twese dutandukanye, tubane mu rukundo. Nibaza ko kuri njyewe, nibaza ko ari byo Imana izatubaza. Nta muntu utora aho avukira, ariko ushobora guhitamo ukubaho. Icyo navuga rero ni ukubahana muri twembi, waba uri umwisilamu, waba uri umukatolike, waba uri umuprotesta, waba uri umubudisime, twese tukubahana, tukaba abantu beza aho turi. Ari abavuze ati okay, uriya ndabona yarahindutse neza, reka njye hariya. Twese turi abantu, turashakisha on survie.
aho rero ubasha kubona aho biguha amahoro bikwegereza ku Mana bituma uba umuntu mwiza. C'est ça. Mais ubaha Imana, ubaha n'abantu batandukanye. Je nibaza ko icyifuzo cyanjye nuko nitugera no mu ijuru uzahurira n'umuvandimwe wawe w'umuyisilamu, ugahurira n'undi w'umukristo, ugahurira Fabio mugabo wanjye. Ni abantu beza bankunda umwana wabo, ni abakristo. Famiye yanjye nyinshi ni abayisilamu. Ndashaka ko twese tuzahura dutewe nuko twari abantu beza kuri ino si, bitewe n'ibikorwa byacu. Yenda tukanabona Mohamed na Yesu bicaye barimo baganira, bavuga bati bariya barankurikiye ariko bakurikiye ibikorwa byiza nakoze bitewe n'ibyanditswe mu gitabo. Abariya nabo barankurikiye, twese turi inshuti. Tuzajye duhuzwa n'ibikorwa dukora, hanyuma uhitemo naho usenga, uhitemo naho utora amaturo, uhitemo mbega nk'uko mu bintu byose ku isi ugomba kugira ugahitamo, ariko ijya uhisemo ukagikora neza, ukakivanga no kubaha abandi. Mbwira muri comment wowe uko ubitekerezaho, niba wumva ko ibyo navuze nawe ari kubitekerezaho, cyangwa se niba ugomba kunkosora tuganire, kuko ibintu byose nitutabivuga ngo twumvikane ntacyo tuzabihinduraho. Garuka rero, iyabonishe, bizangize n'abandi, gira inama nanjye nkugire inama, nuko tugire icyo twigishana. Take care, ubane n'Imana, nawe ubutaha. Bye bye. That's how we get through. Stronger together, me and you. One voice, one answer, one road we choose. Stronger together, nothing we can